arangije agira ishyaka ryo kuvuga ngo ndasanga uwiteka wenyine. Yesu nashimwe cyane. Reka nanjye ngutangarize, yari afite bene wabo, yari afite inshuti ziwe, yari afite bagenzi biwe, yari afite abavandimwe ndetse n'ababyeyi be bari bahari, ariko abangaba bose nta kintu bamarira. Imbaraga ndi kurwana nazo ntabwo zisaba imbaraga z'umubiri, ntabwo zisaba imbaraga z'andi maboko, ntabwo zisaba imbaraga za famiye, ntabwo zisaba imbaraga z'inshuti zanjye, ntabwo zisaba imbaraga z'abakomeye. Agasanga uwiteka wenyine niwe ufite imbaraga zamurengera muri uwo mwanya yahagazemo. Yesu nashimwe cyane. Cyari igihe cya Dawidi ntabwo cyari kimworoheye. Sawuli yaramumereye nabi, Sawuli yaramugenzaga, Sawuli yamugenaga ko cyane ko bwije. Oh, haleluya. Nongeye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ubwoko bw'Imana, abana b'Imana, inshuti z'umusaraba, aho dufatanyije urugendo rw'agakiza. Ndabamukije mu izina rya Yesu, ubuntu bw'Imana n'ubumwe batwikire. Abo tutarderukanye ndabapepeye mu izina rya Yesu, kandi umwami Yesu akomeze abishimire. Nongeye gushima Imana kandi ko impaye umwanya wo kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana impaye kugira ngo turiganireho. Nk'uko mumaze kumenyera, amazina yanjye ni Evangeliste Elie simbikangwa, mpagazanga kugira ngo tuganire ku buntu bw'Imana, tuganire ku gakiza ka Yesu, tuganire ku ijambo ry'Imana. Umwami Yesu akomeze abamera umugisha kandi mwinshi. Ni mudasiba kudukurikirana kuri Kuva Tv. Ubuntu bw'Imana nabivuze ngo bukomeze bubatwikire, kandi imbabazi z'Imana zori hejuru ubuzima bwanyu, kandi umugisha w'Imana ujye ubaho uko bukeye ndetse n'uko bwije. Reka tubanze dusenge kugira ngo imbaraga za Mwuka Wera abarizo zinkoresha, simpagaza ngandi njyewe, ahubwo mpagaze nk'umumbasaderi uvuga kugira ngo ubwami bw'Imana ndetse n'icyo Yesu ashaka kugeza ku bantu be twese tugisangire mu izina rya Yesu. Murakoze. Amen. Mana nziza, Mana y'ubuntu bwinshi, y'ubuntu butangaje, Mwami n'ukuri nanjye ndakunezera muri aya masaha umpaye kongera kuba muri mwanya kuvuga ijambo ryawe. Nahisabye imbaraga za Mwuka Wera arizo zikora muri njyewe. Icyo nemeye kuba umuyoboro kugira ngo urangurure. Ndavuze ngo ubwoba muri njye nibushire, ahubwo nambara imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo Mwuka Wera ari muri twebwe aradoreza guhamya, aduha kuvuga dushize amanga. Aho gushira amanga muri uyu mwanya, mvuga ijambo mbwirijwe nawe, kandi uri buryumve wese iri jambo rigira uri mukora rigeza nawe mugeza. Iryo nawe mugeza narinsabye ngo imbaraga za Mwuka Wera zifate buri muntu wese ukurikiranye iri jambo kuri Kuva TV. Imbaraga z'Umwuka Wera zimurengere kandi zimukize, zimutabare muri byose. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Umwami Yesu kandi n'ukuri nabize ngo nongere abahereze umugisha. Umeza Mwami singendenge nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Umeza Mwami singendenge nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Ndumva nezejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndumva nezera Imana cyane, kandi muri uyu mwanya tujye kubana mu ijambo ry'Imana. Ndumva imbaraga z'Umwuka Wera, ndimo ndumva imbaraga z'ijuru, ndimo ndumva imbaraga z'ijambo ry'Imana tujye kuganiraho, ndimo ndumva ubutwari bw'Imana buri ahangaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze butugere kandi tugubwa neza. Muzana ijambo rikubwira ngo guhungira ku Mana, guhungira ku Uwiteka ndetse ukamwambaza bituma Uwiteka gukiza amaboko y'abanzi bawe. Kandi haleluya, Yesu nashimwe cyane. Narivuze ngo guhungira ku Mana, guhungira ku Uwiteka ndetse ukamwambaza, ibyo bijya bituma Uwiteka agukiza amaboko y'abanzi bawe. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo twese turabyumvise muri ijambo muzane muri aka kanya, Uwiteka agukize amaboko y'abanzi bawe. Ntabwo nzi amaboko arimo arakurwanya, ntabwo nzi amaboko agusubiza inyuma, ntabwo nzi amaboko atuma udatera imbere, ntabwo nzi amaboko atuma udakizwa, ntabwo nzi amaboko atuma udasanga Uwiteka. Ariko nkuzana ijambo rikubwira ngo niwakemera urwangira ku Uwiteka muri uyu mwanya, niwakemera urwangira ku Uwiteka, biratuma Uwiteka aguhesha imbaraga, biratuma Uwiteka atsinda amaboko y'abanzi bawe bakurwanyaga mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi ya 18, Zaburi ya 18
ni paje ya 524 ku bafite Bibiliya dusoma mu izina rya Yesu. Zaburi iyahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi, umugaragu w'Uwiteka wabwiye Uwiteka amagambo y'iyi ndirimbo ku munsi Uwiteka yamukijije amaboko y'abanzi be na ya Sawuli. Ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye ni igihome cyanjye, kinkingira ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba, ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye namaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumva ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nakiye imbere yayo biyinjira mu matwi, tuvuge ngo amena. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ryo jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kugira ngo Uwiteka turebe n'iki gishaka gutuma agukiza amaboko y'abanzi bawe. Turebe n'iki gishaka gutuma Imana irwanya ibyakurwanyaga. Turebe n'iki gishaka gutuma Imana igusanga mu ruhande cyangwa se mu mwanya uhagazemo, mu rugamba uhagazemo, mu ntambaro uhagazemo, mu bibazo uhagazemo, mu bigeragezo uhagazemo. N'iki gishaka gutuma Imana ishaka kumanuka ikaza ikaganya amaboko yakurwanyaga. Yesu nashimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ahangaha. Uyu ni umugaragu w'Imana, ni umugaragu uhagaze mu bihe bitoroshye, yarahagaze mu ntambara zitoroshye, yarahagaze mu makuba atoroshye, yarahagaze mu bigeragezo bitoroshye, mbese gupfa byari bimwegereye, ndetse no kuba ubuzima bwe yabubura nabyo byari hafi yiwe, ariko agira amakenga, amenya neza ko nta handi hantu yakura ubutabazi, amenya neza ko nta handi hantu yakura uburengezi, amenya neza ko nta handi ubutabazi bwaturuka, amenya ko ku Uwiteka ariho honyine ashaka kuva imbaraga zamurengera, ashaka kuva imbaraga zamukura mu makuba, ashaka kuva imbaraga zamutsindishiriza abanzi bamurwanyaga. Arangije agira ishyaka ryo kuvuga ngo ndasanga Uwiteka wenyine. Yesu nashimwe cyane. Reka ngiye gutangariza, yari afite bene wabo, yari afite inshuti ziwe, yari afite bagenzi biwe, yari afite abavandimwe ndetse n'ababyeyi be bari bahari, ariko abangaba bose nta kintu bamarira. Imbaraga ndi kurwana nazo ntabwo zisaba imbaraga z'umubiri, ntabwo zisaba imbaraga z'andi moko, ntabwo zisaba imbaraga za famiye, ntabwo zisaba imbaraga z'inshuti zanjye, ntabwo zisaba imbaraga z'abakomeye. Agasanga Uwiteka wenyine niwe ufite imbaraga zamurengera muri uwo mwanya yahagazemo. Yesu nashimwe cyane. Cyari igihe cya Dawidi ntabwo cyari kimworoheye. Sawuli yaramumereye nabi, Sawuli yaramugenzaga, Sawuli yamugenaga ko bukeye uko bwije. Amaboko ya Sawuli yari ari hejuru y'ubuzima bwiwe. Sawuli yashakaga kumuhitana, Sawuli yashakaga kumukubita hasi, Sawuli yashakaga kumurwanya, ariko agira ishyaka rero ngo nta handi hantu njye nakura ubutabazi, ndabukura ku Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe ko twayisenze, Imana ishimwe ko twayegereye, Imana ishimwe ko twayihungiyeho, Imana igiturengera, Imana igidutabara, Imana igidukiza amaboko y'abanzi bacu, Imana igidukuraho igisuzuguro iyo twayisanze, Imana igidukuraho umwaka idukiza umwaka iyo twayisanze, Imana igidukuraho imbaraga za karande iyo twayegereye, Imana igidukuraho imbaraga z'ababisha iyo twayegereye, Imana idukuraho ibitero by'abadayimoni iyo twayegereye, Imana ibirizaho imigambi y'abarozi iyo twayegereye. Yesu nashimwe cyane. Impamvu tugihagaze ubu ngubu si uko abanzi babishaka, impamvu tukiri bazima si uko ibyaturwanyaga byabuze, impamvu tugihumeka si uko ibyifuzo ko twapfa bidahari, ariko twahungiye ku Uwiteka. Nta handi hantu twasabwe twakura ubutabazi, ni ku Uwiteka wenyine. Yesu nashimwe cyane kandi aleluya. Umugaragu w'Imana Dawidi ndamukunda cyane. Arangije ajya gusenga Uwiteka, avuga ati Mana ni wowe gihome cyanjye kinkingira ku manywa na nijoro, ni wowe buhungiro bwanjye, ni wowe butabazi bwanjye. Arebye asanga abanzi bamurwanya barenze ubushobozi bwiwe, barenze imbaraga ziwe, barenze famiye yiwe, barenze bakuru n'abari mu nabiwe, barenze na bashiki biwe,
ati nta kindi cyangiza amaboko y'abanzi banjye, nta kindi cyangiza amaboko ya Sawuli uretse Uwiteka wenyine. Yesu yashimwe cyane kandi haleluya. Reka none ngutangarize, ni iki birimo birakurwanya? Ni ayahe maboko arimo arakurwanya? Ni ayahe maboko ari kugusubiza inyuma? Reka none ngutangarize, wowe ntabwo wayashobora, wowe ntabwo wayarwanya, ariko niwongera ku Uwiteka, Uwiteka yagukiza. Niwongera ku Uwiteka, Uwiteka yagukiza mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Dawudi ajya gusenga, yegera Uwiteka aramubwira ati data, ntabwo norohewe, hari amaboko arimo arandwanya, hari ibyifuza ko napfa, hari ibyifuza ko ntatera imbere, hari ibyifuza ko ntaho nagera, hari ibyifuza ko umugambi wawe utagera ku buzima bwanjye, hari ibyifuza ko umugambi wawe utasohora ku buzima bwanjye. Dawidi arangije abwira Uwiteka, naje gutekereza, nasanze ari we wenyine nawongeraho, nawongeye kuri wowe kandi ubutabazi nabukura, nawongeye kuri wowe kandi nakura uburengezi, nawongeye kuri wowe kandi nakura ubutabazi, nawongeye kuri wowe nta handi uburengezi nabukura. Yesu nashimwe cyane, Imana ishimwe cyane ko Imana igiturengeye twayambaje, Imana ishimwe cyane ko Imana igitutabare twayitabaje, Imana ishimwe cyane ko Imana igitubohora iminyururu, Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane ko Imana igira itura ikamenagura igakubita hasi imbaraga zaturwanyaga, imbaraga zifuza ko tutatera imbere. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nifuza ko muri iri jambo uwugira ku Uwiteka, Uwiteka ni we wenyine. Reka niwe ngutangarize, washatse ubutabazi, ushaka uburengezi, uwungira mu nshuti, uwungira mu bavandimwe, uwungira mu miryango, nyamara nta burengezi wabonye, nta butabazi wabonye, ahubwo barazenguruka bakakugira igitaramo, bakakugira igitangaza, mbese barakubonye. Yesu nashimwe cyane. Reka ngo bakuboneye ubusa, ariko Uwiteka iyo wamuhungiyeho ntabwo ajya kumvira ubusa, ntabwo ajya kubonera ubusa. Haleluya. Ntabwo ajya kumvira ubusa Uwiteka iyo wamugezeho. Yesu nashimwe cyane. Iyo umugeze afite ibibazo, Imana irabirangiza. Iyo umugeze afite amakuba, Yesu ajya yirangiza. Iyo umugeze wiswe n'ibyaha, Yesu ajya abikuraho, akaguhereza imbaraga z'agakiza, imbaraga z'ijambo ry'Imana rikakubohora, rikagukura mu byaha, rigateragura iminyunu byose Satani yari yaguhamirije muri iri jambo. Yesu nashimwe cyane. Ndajyaga Imana ikubohore izo mbaraga zose zatumaga utege ahantu Uwitekare, izo mbaraga za karande zagutsikamiraga, zatumaga udatekereza ko n'Imana ihari, zikakugumisha aho ngaho, ugakwitirwa aho ngaho, nohorana amaganya, nohorana amarira, nohorana intimba. Ibibazo ni wowe, ibigeragezo ni wowe, amakuba ni wowe, ariko izo mbaraga zose mpagaze muri ubutware bw'ijambo ry'Imana, ndimo numvira ijambo ririmo rirasenya, ndimo rifite imbaraga, ndimo rifite ubutware, ndavugana n'umugambi bw'ubuzima bwose bwari bwarakubase mu izina rya Yesu kure. Yesu nashimwe cyane. Reka none ngutangaze, iyo ugiye ku Uwiteka bituma umugambi Uwiteka aragufiteho wihuta ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Iyo ugiye ku Mana bituma igihe Imana ari kugambiriyeho yihuta ku buzima bwawe. Ngo Dawidi akomeza atekereza Uwiteka, yereka Uwiteka ko nta n'ubutabazi bwava, yereka Uwiteka ko nta n'uburengezi bwava, yereka Uwiteka ko nta handi ho kumurengera atari Uwiteka wenyine. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya. Amaboko yari yarakubase, amaboko yakurwanyaga, amaboko y'abanzi bawe, amaboko y'ibyaha, amaboko ya karande, amaboko y'inshuti mbi. Yesu nashimwe cyane. Amaboko y'abavandimwe babi, aya maboko yakurwanyaga yose muri iri jambo ry'Imana, muri ubutware bw'Imana, ndi kumva Imana imereje muri uyu mwanya. Ndavugana n'aya maboko yose yakurwanyaga, akurekuye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Urimo uranyumva aho uherereye hose, igihugu urimo icyo ari cyo cyose, umugabane uriho uwo ari wo wose,
umvira ijambo. Ubutabazi nawe warabushatse, ubushakira mu gihe bitandukanye, ubutabazi urabubura. Basi wifuza amahoro k'ijuru ijoro rino wakumva utuje, ubwo ubasha urabubura. Ariko Imana ikuntu imyongo nuyihungiraho izarwanya n'amaboko yakurwanyaga. Ayo maboko yatumaga nta mahoro ugira, ayo maboko yatumaga urabudasinziriye, ayo maboko yatumaga uhorana uruzerero ejuru ahangaje ndurahangaha kandi ugasanga urugozero rwose nta mumaro urubonamo. Ayo maboko yakurwanyaga yose, umukije ijambo ry'Imana yakubwira, niwemererwa kongera kuri Yesu. Yesu ararwanya amaboko yose. Niwemererwa kongera kuri Yesu. Yesu arakubita hasi izo mbaraga zose. Niwemererwa kongera kuri Yesu. Yesu ararwanya izo mbaraga zose zakurwanyaga. Yesu nashimwe cyane kandi aleluya. Dawidi abwira Uwiteka ngo niwe wenyine, niwe wenyine kundengera. Yesu nashimwe cyane kandi aleluya. Amenya ko Uwiteka n'abarinzi ubuzima bwiwe, nta mbaraga nta mutware Sawuli azamugiraho. Yesu nashimwe cyane. Reka njye gutangariza, Sawuli cya mbere yari afite imbaraga, ikindi cya kabiri Sawuli yari afite andi maboko amushyigikiye, yari afite ingabo ibihumbi n'ibihumbi, inzovu n'inzovu. Byarashobokaga ku mugambi wose wa Sawuli ko yari kwita Dawidi hasi, ubuzima bwiwe bukazimira neza, Dawidi akiragirana umugambi Imana yari imufiteho udasohoye ku buzima bwiwe. Kandi aleluya, Dawidi akiragirana icyo Imana yagambiriye ku buzima bwiwe kidasohoje. Ariko kuba kongera ku Uwiteka, kuba gusanga Uwiteka, kuba kuba umugambi w'Uwiteka, kuba kuba uburambe bw'Uwiteka, bituma Imana ikubita hasi imenagura amaboko y'abanzi ba Dawidi. Yesu nashimwe cyane kandi haleluya, kandi haleluya. Ni ukuri ndimo numva Imana nuyemerera ukayegera, ukaba mu ruhande rwayo, ukaba mu ruhande n'Imana, ukayisanga, ukemera guca bugufi, ukemera gutinya n'igisa nacyo, ukemera gusanga Yesu, ukemera gukizwa, umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzasohora kandi bizatuma amaboko y'abanzi ku buzima bwawe. Kandi aleluya, abanzi bawe batakugira ububasha. Yesu nashimwe cyane, nicyo gituma Imana ikikurinze. Emera uyegere, emera uyisange. Imana izakurengera, ni ukuri Imana izagutabara, ni ukuri Imana izakugira neza. Reka agenda ko mu mutima Yesu azakangiza n'uwamwegera. Ayo marira yo mu ijoro yo mu cyumba adashira atarangira, ni ukuri kw'Imana niwakemera kwegera Yesu, Yesu azayarangiza. Uwo mubabaro gushegeje, wemera kwegera Yesu. Yesu nuko azakamara umubabaro. Yesu numara umubabaro, Yesu numara agahinda, agenda ko mu mutima, agenda atewe n'inshuti, agenda atewe n'abavandimwe, agenda atewe n'abantu. Niwakemera kwegera Yesu, Yesu azakumara ku gahinda. Yesu niwe wenyine, Yesu niwe kukurengera, Yesu niwe kugutabara. Yesu nashimwe cyane. Nakubwira ijambo rikubwira ngo niwakemererwa njya kuwiteka, ukamwambaza, ukamusenga, ugaca bugufi, ukemera kubana nawe, ukemera kuba nawe, Yesu nashimwe cyane azagukiza amaboko y'abanzi bawe. Amaboko ya karande yakurwanyaga, Yesu azayagukiza niwamwegera. Yesu nashimwe cyane kandi aleluya, kandi aleluya. Emerera Imana mugendane, emerera Imana ube mu ruhande rwayo, ube mu ruhande rw'Imana, emererane n'Imana mu ruhande rwayo. Yesu azakugira neza n'ukuri, bizatuma abanzi bawe, Yesu nashimwe cyane, batakugira ububasha, batakugira ubutware. Nta kintu bazagutwara. Reba mu kazi kawe ukora wewe, reba abanzi bakugusa ukuntu bangana, reba batifuza ko watera imbere ukuntu bangana, reba batifuza ko waguma mu kazi ukuntu bangana, reba abifuza ko wasubira inyuma ukuntu bangana. Ariko nta bundi butabazi, nta handi hantu wakura uburengezi, ni kuri Yesu wenyine. Ni ukuri Yesu numwemerera ukaba mu ruhande rwa Yesu, ukabana nawe, ni ukuri Yesu azakugira neza, Yesu azakurengera. Yesu nashimwe cyane. Ese urumva iri jambo hari icyo rigufashije? Ese urumva iri jambo hari icyo rigukozeho? Ese urumva wifuza ko kwa mu ruhande rw'Imana umenye neza ko nta handi hantu abanzi bawe banesherezwa ndetse
batsindishirwa ku buzima bwawe ko ari kuri Yesu wenyine. Nyuma y'ino wizeye iri jambo usubiremo ibi ngiye kukubwira, niwabyizera urahabwa imbaraga zo gutuma wegera Uwiteka, bituma abanzi bawe ukuboko k'Uwiteka kubakuraho, bituma ukuboko k'Uwiteka kuremera abanzi bawe, maze Imana ikugire neza. Subiramo aya magambo uvuga ngo Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, byambayeho kuva mbere kose namya ko ubutabazi buri kuri wowe. Naterwaho n'abanzi banjye ntaramenya ko Uwiteka ari wowe ushaka kuneshereza abanzi bawe banjye. None muri uyu mwanya numvise ijambo ryawe, numvise ko rifite imbaraga, ni imbaraga zo kugira ngo imvano narindi zintware zingeze aho ugomba kuneshereza mu izina rya Yesu. Nabaye mu butwari bw'umwijima igihe kirekire, nkora ibyangwa n'amaso igihe kirekire, mba mu byaha igihe kirekire, ariko none uyu mwanya numvise ijambo ryawe, ndifuza ko nanjye umbengera, ndifuza ko nanjye ntabara, nanjye mbengera muri mwanya mu izina rya Yesu, amen. Reka ngusengere maze Uwiteka akurengere, maze agutabare, bituma imbaraga z'Umwuka Wera zuzura mu bugingo bwawe, maze uzubane n'Uwiteka. Imana ikugire neza. Mwami Yesu, iri ryari ijambo ryawe, ijambo rya n'ubutsinzi ndetse n'ubutwari, rijya ritubashisha gukora ibyo byaratunaniye. Nasenze kubw'umubyeyi, umusore, umupapa, umukobwa ufashe icyemezo cyo kugira ngo aze kubana nawe. Emera umwakire kandi umurengere amahoro umubare y'icyaha yakoze icyo ari cyo cyose, maze umwambike imbaraga za Mwuka Wera abashe gutinyuka no gukomera. Mwuka Wera mubashisha kugira ngo agume mu buntu bwawe n'ubwiza bwawe, maze imbaraga za Mwuka Wera zikomeze batwikire mu izina rya Yesu kuri Imana igira neza. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Yesu, amen. Shalom, shalom, shalom.